intege kandi uburuhukiro kuri Yesu umucunguzi dora aragutegereje tegereza kandi ntucike intege tegereza kandi ntucike intege tegereza wirambirwa kandi nturambirwe kandi ntucogore n'ubw'intambara iruhije uri hafi kuruhuka tegereza wihanganye tegereza kandi ntucike intege tegereza kandi ntucike intege tegereza wirambirwa kandi nturambirwe tegereza kandi ntucike intege tegereza kandi ntucike intege tegereza wirambirwa kandi nturambirwe Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Muri byose uko tuzakoze ikibazo n'ikimana ibihe bidashira ndabanza gushima Imana ndabanza gushima Imana muri byose ndayishima ibyankoreye byose ibyampaye byose ibyo yemeye byose ibyo yakoreye umwana wanjye byose cyangwa mwese yampaye hafi ya mwese uko ntekereza na kuko mbibona cyane hafi ijana ndetse 100% hafi ya mwese cyangwa mwese nzi ko mudukunda cyane ndabashimira Imana cyane kandi umuhati wanyu si ubusa ku mwana reka mbanze mvuge gatoya gato cyane kuri Ane wanjye Ane Rwigara w'amahoro mu kuri kubona n'amarira narira biragoye ariko nararize gato bikiba ariko ubundi ni igiti kuko kurira ni byiza cyane umuntu abishoboye icyo gihe namerewe neza ariko ubu ngubu ntabwo byoroshye no kuba nabona amagambo mvuga kuri uyu mwana kuri iyi mpano nk'uko mwabivuze murira mwavuze n'icyo muvuga kuba nabona ikintu muvugaho ni ibintu birenze ntacyo nabona
abana bose Imana ni umuntu abana ku muntu wagira ubuntu akabyara hano abana bawe bose baba ari abana bawe nyine umwe wese bafite umwihariko we ariko hakaza umwana ufite ibintu indangagaciro zose karite zose ari we uzikuriye umubyeyi yakwifuza cyose ndetse bikarenga nibona kandi kubona rero icyo namuvugaho kinini ntacyo kuko nageze naho ntekereza mbese n'amashuka ndyamamo ko ari hano uyagura n'amasahani ngiraho ko ari hano uyagura aho ukebutse hose ni hane gutegereza kuzahindura amarido no gutegereza hane n'uzaza kumpindurira ibi hane n'uzakora ibi hane n'ubaza ibi doko usibye n'ako kazi batwaye ariko byose bifite igihe bigomba kongera kugarukira ibyo byose ni yane uri hejuru yabyo mu kujera ari ibyo mu rugo ari ibyo mu matungo ari ibyo mu mirima naratangaye yagiye iwacu ku ivuko aho tuvuka ajya kureba imirima y'iwacu ntabizi ajyana abantu b'abagisiperi gushaka ibintu yahakorera arambwira ati iyi mirima ni myinshi ababyeyi banyu bari baraguze Rusenyi yose rubanda barihira ndashaka kuhakora umushinga uko haringisha ibintu ubuhinzi bugeze gute ibya ane ni indengakamere mbabwire ni indengakamere byarangeye bukeye ngiye kubona mbona yize gukamira mbona yize gukamira mbona arakamira mbona amafoto rero bisinze impamvu atabivuze byagibagiwe yabonye akanya gato naba hari yabonye amafoto cyangwa n'abandi mwarayabonye arambwira ati narabyize maze yarabyize ndi muri gereza turi muri gereza mfite inka zibara mbere y'uko ise bigenda kuriya inka nazo niba zarishwe niba zaragize zite nazo zigira kuda zirashira ariko hasigara imbuza kurahira nuko yiga kuyikamura yibungabunga nkajya mbona amata muri gereza akamvuriza amata sinzi ko azikubuza ibya ane yarashigaje kwiga gucunga kandi nanjye singizi nari mbizi ndakana kwa kundi batucungishaga ariko nyine kujya mu migi turarindagira ngo zikora kurindagira ubwo byahumye no kumira ari n'ibyo bisaba sinzi niba umuntu yanagishaka akakibona mu gihugu ariko nahoze ntekereza nyine kuzamwigisha gucunga afite mbabwire nababonaga murira guhera kuri pasiteri Gaperere nejejwe mwese no kubabona sindi uvuge ngo uyu kuko hafi ya mwese nari mbazi ku ma YouTube nari mbazi ku matelefoni Imana kubona yemeye ko mbamenya muri izi komisiyo n'ikintu kindenze aricyo kintu numvaga nifuza kuzababona mu Rwanda abantu tubana mu kwibuka asinakori abantu tubana mu gicumbi abantu tubana mu bindi biganiro byo kurwanira kubaho guharanira kubaho kuba mu gituriho ubyumva ukunda byumve ubijyana bijyana awandi tena ibohoje ibohoje nabohowe na Bibiliya kandi nyuma y'ibi n'ibyabibanjirije Yesu yagize atya nakitwaga ko barahanagura kandi angarije Satani nawe bamukorera abakozi ba Satani b'indahemuka
bakwiye igihugu cyose, bagakwira akarere kose ka Afurika, bagakwira Uburayi, bagakwira Amerika. Batangarije ko Yesu adapfa, kandi mwariraga muboroga. Muri buvuge bamwe ngo ejo ngo nibasubiza muri gereza ngo ntimuzansura, ngo ntimuzagira, ngo ntimuzamvugira, muzarorere Yesu azamvugira. Iyo baramuka banshurijeyo cyangwa bakanampwanya, hari nyuma y'umwana wanjye urwaye amezi, niba ari sinzi niba ari amezi, bavuze bavuga yuko iminsi 10 imbere yari yakoze ikiganiro ku Gicumbi, siko Dr. Philippe yavuze 10 imbere. Jean Paul avuze ko bari bavuganye iminsi 3 mbere. Ibi ntabwo mbizi, ibyo ni birebire. Itariki 17 z'ukwa 12 twari kumwe ahantu mu nama. Icyo gihe ni imbere cyane, abandi ni iminsi 12 kimwe mbere, abandi ni iminsi 2. Ndavuga ngo harya nyuma y'ibi ubu umuntu yewe ndavuga yewe nka mama we, umuntu yakwihambira mu kuvuga ngo ejo nimanuka bazanyica, bazatwara na ya nzu nsigaranye ndimu, cyangwa se ngo abana ngo n'abana nsigaranye n'iki. Reka mbabwire, ejo ubanza ari umuvandimwe nabwiye, sinzi uwo ari we, ntabwo nzi uwo nabwiye, ni ejo ndumva, cyangwa na mu gitondo nabwiye William muramu wanjye, papa umugabo wa kabiri, banza namubwiye nti ubu ngubu jyewe iri jambo muritinya, ngo ufite umugore amere nk'utamufite. Haleluya. Ufite umugabo amere nk'utamufite, ufite abana amere nk'utabafite, ufite abavandimwe amere nk'utabafite. Urebe Yesu gusa, Yesu gusa, wumve ko ari umugabo n'umugura apfuye ubwo yapfa rwose. Iwacu ho imfutuzi uko zigenda nyinshi, ndabivuga kuko nta nyuma y'ibi ahubwo ko nyine robine iba yafunguwe. Uba ufite uwo mugabo, ufite uwo mugore, ufite uwo mwana, ufite uwo muvandimwe, mera nk'utabafite, yapfa, yaguhinduka, yaba kugira ngo bitakwafekta, bitagukora. Wumve ko Yesu gusa. Haleluya. Amen. Yesu gusa. Ane rero umwaka urarangiye ambwira ngo yumva afite intege nke. Nibyo nuko byatangiye, yumva afite intege nke gusa. Ndamubwira nti ni akazi kenshi muri aya mezi, uku kwezi cyangwa aya ya nyuma niho yatangiye kumbwira ko arwaye, nkumva nzaza iki. Ariko ubundi urumva ibyo bya mbere byari kwa undi wumva ufite faiblesse gusa isanzwe, ukumva ko ari nk'akazi kenshi, ariyenda nko kudasinzira neza. Ana akaba ni umukobwa wirinze mu buzima bwe bwose, kurya neza, gukora siporo nk'uko babivugaga, mu vegetariyene, nta nzoga, nta tabi, ntaki, kandi kugira ubuzima nk'uko mumuzi butuje n'uw'amahoro nyine n'urukundo rwinshi. Abo ngabo bamaze kuturenga, bamwe bimaze kuturenga. We nta sinzi uwabivuze, aravuga ati nuko basengera, nuko basengera. Ariko umva mbabwire, hano habaye hari intumwa ijya kubwira n'inshuti z'abo bantu cyangwa se idahari,
kuko ntabwo twabifashe Asinapoli bamwica ntabwo nabyumvaga byananara numvaga ko ndota cyane ko bamugoragorejeje mu maso yanjye nibaza ukuntu bana bazamera nibaza ukuntu nzamera nari umuntu wavuye mu bintu by'ubucuruzi narabibagamo cyane kera ubwo bakabera barabyibuka nabagarima ariko nyuma nza kujya mu Imana njya mu muhamagaro wanjye wo gukorera Imana n'ubu ngubu kandi mu kuramukanya namwe no kubaganiriza birananiye ariko ntangiye kuvuga Yesu biba imbaraga ziza haleluya kugira ngo barushoboza siceceka iyo mvuga Yesu niba imbaraga ziza gusa ariko ubundi mera nk'ikiragi mwese sinananiwe kubavugisha ku matelefoni nta muntu twigeze tuvugana kuri telefoni ariko ibya Sinapoli kuko byakurikiwe n'akandi kaga k'indengakamere ako kanya ntabizi ko bahise badusenyeraho hoteli bakayisenya amezi abiri yarabananiye banasabura murabizi ko bahise bapfuga amakonti bakatukubitsa bakatwica bakadufunga bakadutorotira bagatwara ibintu byose amaromoke barashora ibintu byose ntazi n'ibikoresho by'iki umuntu noneho kubera kurara batubungana badukurubana muri za CID tukaza saa 8 saa 9 bakadusubizayo cyangwa tukaza mu gitondo tugeraho noneho ubwo byaduhaye kujya mu bundi mubabaro ndenza ako kanya ibintu biratuvanga noneho urupfu rwa Sinapoli ntirwagira uburemere muri twebwe cyane kuko n'ubundi twahuraga mu rupfu uyu mwana rero hagati aho ngira ngo nako sindi bujye kure mwarwanye urugamba turi muri gereza igihe cyo guhura umuntu akabashima cyane ikiyenda kiri imbere agashima Imana nako tugasangira akagage abakibuka niba twabonaga akabindi mu Rwanda hari ibintu tutakibona turagunda agasurura abanyakibuye bakunda akagage cyane ariko n'abatari abanyakibuye ntekereza ko umunyarwanda wese ari impunzi hanyuma ubwo nahoze nibaza ni aba bantu bavuye bigwa bamaze iminsi bataryama ntavuze abavandimwe banjye siniyo namaze ahangaha ibyumweru bingahe ntabwo nzaho abayirwa yiruka muri aba bantu nzabona n'ijambo niyo nabona aho ndibabwirira ese biracyakunze kuko ibya gereza iby'ubuzima budafashe bwo guhora umuntu yibarukankaho ibyo twarabimenyereye iwacu ariko haje ibya Anne abantu bose ubwo bahise banyitayeho murabyumva niryo zina bampamagara ariko nkavuga nti iryo zina nanaryishimira kuko Yobu hari icyo Imana yamubonyeho yahamirijwe ko ari umukiranutsi wihanganiye imibabaro iteye ubwoba abana bamushyiraho ibintu bimushyiraho n'umubiri we cyangwa umubiri ndacyawufite ushobora kuba amaze amezi abiri nabara isaha ntasinzira simbone n'igicurane muri gereza nagiyemo maze amezi angahe barabambubana ntarya ntaryama bigeze kunyima uburiri nkicara hasi akamatera hasi akaba ari naho ndira muri gereza bigeze kunkubita hasi bambura ku mukingo abacungagereza twararwanye bambuna akaboko ariko icyo gihe nanjye nirwanye
Ngombwa twarwanye nanjye nirwaniyeho nanjye naramashije ntuzanye aya mabandi ntabwo navuyemo ariko bigeze ku mwana wanjye bigeze ku kirondamfura cyanjye n'ayo mabanga y'akazi ibintu byose batwaye ikintu cyose kiri mu mutwe we kiri mu maboko ye utuntu twose nk'uko muzi mwumvise mumuzi no kundusha hari bamwe bagiranye ibihe nawe kubera hari je ne sais pas comment dire ariko nabonye hari abamuzi kundusha ni ukuvuga ngo Satani n'ingabo ze n'abakozi be b'indahemuka bararebye bati reka turebe ko azongera no kuvuga uyu nguyu ni nko kurangiza nyine niyo gahunda ya Satani ariko natangarije Satani nka Yobu ngo naho napfa niringira naho napfa usibye ko Imana itica Satani napfa niringira sinzareka kuyizera n'ijoro n'isi byava kuko nta handi nta bundi bw'inyagamburiro ni muri Yesu gusa amarira mwarizi n'urukundo ko rugaragara mufite ku mitima yanyu ari uwavuze ari utavuze byanyibukije amarira b'abapfakazi baririye Tabita ngo bamanika imyenda yabadodeye mu byakozwe n'intumwa igice ngira ngo cya 9 yego ngira ngo sinibuka neza ariko baraboroze bararira bamanika amakanzu berekana ibyo Yesu yabakoreye Yesu ntabwo yabaye indorerezi yaratabaye araza Petero yaraje mu izina rya Yesu azura Tabita Ani rero akimara kugenda abantu mu Rwanda banze kugenda abavuga butumwa benshi banze kugenda baravuga ngo Ani ntabwo yatwebwe Imana igomba kumusura ngo ntabwo bishoboka ukuntu mukunda n'isi yose ngo Imana igomba kumusura ngo no ntabwo bishoboka ariko n'ubu ndacyavuga ngo na nyuma ya Zeri irakora haleluya na nyuma ya Zeri irakora na nyuma ya Zeru irakora ngo Petero yaragiye arasenga ngo arasenga ngo arasenga yubarara kuri Tabita yego arasenga ngo Imana iramuhagurutsa abapfakazi barishima barongera barambara barongera barabyina cya gice kiri hehe hahandi yego haleluya ibintu byatubayeho mbere ya muri jenoside na mbere yaho byari bihagije njyewe ntekereza ko kuva 1994 abantu bashira kugeza ubu iyo tudahura n'ibyo twahuye nabyo ntekereza ko twari kuba tutangiye kwisubira nyuma y'imyaka 30 ariko kuri jye ubwanjye kuri jye byagiye ndabona ukurikije ibyabaye kuri jye kuko nakagiye karokoka ubona ko umuntu yiririra wabereka ibiri mu Rwanda ni buri munsi kandi abantu ni ubutungane abana b'abasore abakobwa b'inkumi
biteye ubwoba ariko nta wundi twabaza atari Imana twayibaza ngo ibi bintu bizageza he bizageza ryari nzaba bamfatiye ku kibuga nari naranze no gusohoka kuva na mbere mvuga ngo ninsohoka ntibazatuma ngaruka nsubira mu gihugu nuko bamfatira ku kibuga aho nicaye baranyicaza hariya nyine nko kumfungira ahantu mu nguni amasangayo hari nkajya n'ababwira babikoze hari mu muriro mugasanga hari ibyo bitinya agiye ubuse mageragere murabona hariya ngo wirukanka iki mageragere cyangwa ahandi hose murareba mukabona yewe hari ubwoba ntigira mu mpezi ibyangombwa byanjye mwafashe nsubire inyuma nitahe n'abanzanye baracyari hano rero imibabaro iri mu gihugu cyacu biteye ubwoba ejo hari televiziyo ntoya natanze ku ijwi rya Amerika naburiye abanyarwanda ndababwira nti wirinde na mwene nyoko wirinde n'uwakubyaye wirinde umuntu wese mu banyarwanda no mu barundi n'abanyamahanga no mu banyamahanga abarundi abanyarwanda abandi ni buhoro ariko abanyarwanda n'abarundi turi bamwe iwacu rero ntabwo nzi niba ni Burundi hari ibyo bintu byerekeranye n'amabizi byerekeranye no kuba batuma bakaza akakuniga akaza akagusomota iwacu basangira imirambo ku mihanda buri gihe abarundi n'abanyarwanda ni kimwe twe barakoreshwa wirinde n'uwo navuga ngo n'uwo muri kumwe kuko mu abanyarwanda twarateye ntabwo ngivuga ko twatewe muri 90 twatewe muri 90 ahari singizi twatewe muri 90 cyangwa se twatewe Josefa kuko ntabwo nibuka igihe umuntu aba yahindukira guseka nyaguseka bikuye ku mutima n'ejo bundi kandi muzumva nasubiye i Kigali nimwumva bamfashe cyangwa bangize gute ntihazagire urira ubwo nyine nzaba narwishigishiye ariko se uyu mwana wanjye yavuga iki ise yigeze avuga iki mu buzima nyine banga kwiruka ukabwira ubusa ariko ibi ni jyewe uhirwa ariko mwibaza ko yewe nta n'uwambuze ko mpari kuki bataza ubu ngubu iyo banjyana ari byo ari byo byari kubizwe bifitiye akamaro ko byari kumfasha byaba ari byo bagize bati ariko se Satani atabanje ngo akuheregeta kubabaza kwice nabi kugira ngo yavamo ntabwo bishoboka muri make rero ndagira ngo mbashimire cyane ndashima Imana cyane kandi namwe ndabashimiye cyane ndashima Imana yabampaye ndashima Imana yabakoresheje ndashima Imana yabakwiyobirwa n'imihanda yose muraramugenda ntabwo umuhati wanyu ari ubusa ku mwami kandi hari igihe tuzaruhuka ntabwo mvuga ngo dutegereje kuruhuka mu ijuru oya tukiri no mu isi Imana yagira icyo ikora tukiri no mu isi nonaha Imana yagira icyo ikora niba yarabikoze mbere niba Yesu yarageraga kwa bana akabihumura n'iwanjye yahagera nonaha akabihumura
haleluya. Arahari nibyo, ariko yahagera no mu bundi buryo. Mwese ko mubyemera? Kuko ibyo yakoze mbere n'ubu yabikora. Ibyo yakoze mbere n'ubu yabikora. Kandi ntabwo yakoze mu buryo bw'umwuka, yakoraga mu buryo bw'umwuka, yakoraga mu buryo bw'umubiri. Yakoze mu buryo bw'umubiri abo yatabaye bose. Kuko ba Marita, Simiyoni mu ijambo ry'Imana yatubwiye ibya Marita na Mariya, baramubwiye bati turabizi yuko umuvandimwe wacu azaboneka ku munsi w'imperuka. Ariko Yesu arababwira ngo izere gusa urabona ubwiza bw'Imana. Yahise amubasubiza. Niko byagenze kuri Tabita, niko byagenze kwa Yayiro, niko byagenze nayo. N'uyu mwanya rero abishatse yabikora kuko arabishoboye. Tugumane kwizera. Yobu ntabwo imibabaro yarangiriye aho. Ku iherezo abana be bose baragarutse. Abana be bose yarababonye, ngo ndetse abakobwa be Jemime na Kesiya na Kreniya ngo baje ari beza kuruta abakobwa bandi, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Abahungu be barindwi bose arababona. Ibyo byose arabisubiza, arongera asubiza icyubahiro cye. Ubwo rero natwe naho duhagaze, Imana iduhaye umugisha. Ndabashimiye cyane. Nshobora kuba navuze byinshi kandi natwikanganije, ariko nta nubwo njya ntegura na rimwe burya na bya bindi muri za memoriyo twajyaga tugira n'iki, burya nzana ibyo nyine n'ibyo bikazi bitageze neza n'ibyo nkaberereka ntashyira. Ariko reka nsome umurongo umwe muri Bibiliya. Pasiteri Gakorere avuze ati telefone zaradutwaye. Pasiteri narayanze mbifitemo, ariko ndacyayikoresha umwanya batarayinyaga, kuko mwibuke ko bazanazitwara. Ndasoma umurongo wa 11 muri Yobu 15, ngo mbese ihumuriza ry'Imana rikubereye bike ntibiguhaza, n'amagambo y'ubugwaneza wabwiwe nayo ntiyakunyuze. Jewe ngaha nibazwa, ntimwihebe rero, kuko ibihumuriza by'Imana birahari. Kuko dufite Imana yacu yo ntiyica, irasura. Kandi Imana yacu sintera agahinda, ahubwo inezezwa no kutubungabunga. Imana rero irahari kandi irumva, kandi yitwa ntitsindwa. Uyu mwana ku bwanjye nari mufiteho, navuga ngo ni nka poroje, kandi n'ubu sinshaka kuzikuramo. Abanyarwanda ntibajyaga babyara abana se bakabita ba Mukobwajana. Ntabwo mubizi, hari umugabo ku Mubuga wari ufite umukobwa witwa Mukobwajana, yari afite abakobwa beza cyane. Yaga avuga ko umunsi bakuze bagakobwa bari baranakuze yuko azaba umukire cyane, kubera abakobwa be bari umukobwa benzi, hari na ba Mukobwa benzi. Ariko abo bose ntawasigaye barabanije muri 94. Umuntu rero hari igihe agira abana rwose ukabagirira poroje, ukavuga uti uyu mwana ndabona azanduhura, akanduhura, ndetse yatangiye kunduhura akiri muto, akanduhura imibabaro, ukarenza akaguru ku kandi. Hano yantekererezaga pe, ntabwo natekerezaga ngo ngeze kure. Natekerezaga utuntu duke, yaba yinjiye mu bintu nkaryama ngasinzira, nkarenza akaguru ku kandi. Wumva Satani wica n'abambari bawe. Satani utuzwe n'amaraso y'abana n'abantu. Uwiteka
ndamusabye ngo agushoboze kwihana. Ndavuga abambari ba Satani, abashoboze kwihana Yesu akiri ku ntebe y'imbabazi. Ariko niba batabishaka nonaha, ndizera ko Yesu akiri ku ntebe y'imbabazi. Niba badashaka kwihana nonaha, abarimbuye abadukiza. Niba badashaka kwihana, priorite ya mbere oya bazihana. Twe kumera nka Yona. Twe kumera nka Yona, niwe burya ngo nawe Yona nawe yari yakorewe n'ibyo nakorewe. Bakifuriza n'imwe ko bashira. Imana imubwiye kubaburira arangwa. Atejo batihana. Atejo batihana kandi narinejejwe n'uko uvuze ko bashira. Arahunga, ahungira itabushishe. Muzi byamubayeho, ifirahumira. Ariko Imana iyo yagushatse niyo wakora ikiyo wari ntawe wayihungira. Iramuruka. Imana itijya kumvugira cyangwa mbereka. Aragenda, azamuruka umujyi yikoreye amaboko. Umurwa wa Niniwe avuga ati mwihane, Niniwe igiye kurimbuka mu minsi 20 Niniwe izarimbuka. Nuko arangije umwami yambara ibigunira n'abaturage be barihana, barababarirwa. Yona izuba rimwishe, Imana imuruyuzi, arugama munsi, bukeye rwumye atangira kwitotomba ati uritotomba kuriyuzi utabijeje. None abantu banjye nta soni, abantu banjye warunejejwe we nuko bashira, abantu naremye ku ishusho yanjye, wibaza ko bababaye bingana. None rero nanjye ntabwo naba nkawe narize, ndetse aho naguye naragarutse. Ndabasabira mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana ngo bihane. Aba bambari baricaye buzuye muri iki gihugu cy'Amerika, abambari babicaye buzuye mu Burayi, abambari babicaye buzuye ku isi hose, aho umuntu agiye hose nta muntu arambye kumusaya ngo asinzire. Twaba dusa n'ababaye bo mu bwoko bw'Abanyarwanda, dusa n'abantu biteye ubwoba. Nta munyarwanda ukize muri kera wasangaga abantu basabana mu buryo ntacyo twikangaga, nta n'amarozi twari tuzi. Mbere ya 1994 wari uzi amarozi, nta n'umurozi twari tuzi. Yari Nyiramabirigi, yari abakecuru, Nyirabishyutse. Ntabwo bakecuru nari nzi barugaga, ahantu papa yayoboraga ikagari abiwacu murahazi. Nibo nari nzi bavugaga ngo bararuga. Twajya gucira mama akatubwira ngo tujye tugenda twitonze twe kugira ikintu tujyayo. Yewe nari mukuru n'abagabo babikora. Ariko ndabarahiye Imana data yakoreye. Imisozi data yamanutse itabarika, intara zose yayoboye. Ntabwo nari narigize numva amarozi ava mu bagabo, ava mu basore, ava mu bakobwa b'inkumi, akakwigira nk'inshuti magara agambiriye kukwica. Ibi rero turabicece kandi ngo bamwe ngo murabiciye ngo mukekabiri. Ejo bizazindukira iwawe ni hahandi. Uraruswa n'ubusa kuko Satani yiyemeje kutumara. Ejo muri bimaze bicitse, madamu Mirimo araza, ngira ngo mujya mwumva amateka ye nawe, ko nawe n'amarembo yacu ararebana, usibye ko barahamwirukanye nyine. Araza ati batajya kuvuga ngo yasaze, azamura aratangira azunguruka abantu. Ati niko ashobora noneho ati abagabo bacu bararangije bageze mu bana bacu. Atumva ati nimuhaguruke ati batangira kumufata nawe mumureke. Kumva adashaka kumva nambiye mu Rwanda. Hano igiwe nuko haba n'ideni ntari intwara. Ko cyose byangirije. No, simagade bafashe indi ntumbero. Rero ntabwo usibye Yesu wenyine warwana na Satani n'abadayimoni be, nta muntu wabishobora mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hano hari n'Abarundi, sinzi iby'i Burundi mbikurikira kuri YouTube, nubwo nahabaye, nubwo abana banjye bayize, nubwo ari igihugu cyatwakiriye, ariko kumva sinkurikira cyane, sinzi niba nabo baroga. Ariko iwacu bararoga, abagabo kandi nibo abakesiye babwo, nibo ba nyir'ibigega byabwo.
nuko bakabukwiza abana bacu ugiye kwiga bagahombeza ugiye mu kazi ni ukugenda wigengeseye reka mbabwiye ariko dufite Imana ibihumuriza by'Imana ntabwo ari iki uyu murongo wo muri Yobu nubwo twugarijwe n'amarozi twugarijwe n'imbunda twugarijwe n'ibyuma bisogota abantu n'abaniga n'abagira gute noneho haje n'ibindi barabanza bakanogora amaso barangiza bakandika ku muhanda ubu nibyo bigezweho ubundi bagafata inzembe bagakata ibitsina by'abakobwa n'ibintu biteye ubwoba bitigeze bibaho ubwo nyine nibyo muri jenoside kandi ntawe ufatwa kuko ntawe ukurikirana ntawe ufatwa kandi muri gihe narafatwa rero ibihumuriza by'Imana ntibitubere bikeye nubwo bimeze bitya twikomeze kuri Rutare Imana yacu igomba kudutabara Yeremiya 33:3 iyi aderesi umuntu wese ayijyanye ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya haleluya tutabaza Imana twiteguye kudutabara kandi Yesu umwami w'abami umutware w'abatware ati niwizera urabona ubwiza bw'Imana nitwizera turabona ubwiza bw'Imana ndabyizeye cyane nizeye nyuma ya zero kwira Marita na Mariya niwizera urabona ubwiza bw'Imana Imana iduhana umugisha Imana iduhana umugisha kandi ndabashimiye cyane haleluya 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 Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Isirayeli uhabwa icyubahiro bidashira mu magambo make ndashaka gusaba umugisha Imana ndashaka gusaba umugisha kuri iri teraniro ryawe abana bawe bavuye iyo bigwa bose ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti ngo umugisha kandi bahere umugisha imiryango kandi twese uduhe kwihana icyaha n'igisa nacyo kugira ngo tuzakubone ndabigusabye mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti turugarijwe abanyarwanda turugarijwe ariko uri humure ryacu kandi uri umutabazi wacu Mana hari icyo wakoze ugeze kwa Lazaro hari icyo wakoze ugeze kwa Tabita hari icyo wakoze ugeze kwa Yayiro hari icyo wakoze ugeze Nayini hari icyo wakoze ugeze kwa Batuko n'uyu mwanya n'uyu munsi wagikora iwanjye haleluya wahatanze ihumure ry'umwuka ryo mu mwuka no mu by'umubiri izina ryawe rihabwa icyubahiro bidashira nta kikunanira rero witwa Gitsindwa kandi witwa Ntirushwa amaboko ndagushimiye ndakwizeye kuko ushobora byose kuko uzi byose kuko uri hejuru ya byose icyubahiro ni cyawe bidashira muri byose ndagushimira uyu munsi Satani abyumve ko gushimye n'abambarire uko wabyemeye nanjye ngomba kubyemera kandi nkabyakira kandi nkagushimira mu izina rye abikiranuka kandi bikiza Yesu Kristo amen.